nararyibagiwe. Wigeze wiba isukari? Isukari n'amatasha n'amata amamagaye nanirwa kuvuga biti biti none agumije kumpatiriza icyabaye nahise nyamucira mu maso ifu y'amata nyamucira mu maso agendesheje igipine kirimo amase n'amazi uzaje guhamuriye none imbwa twanganye gute ubwonko bwawe n'imbwa imbwa nayangiraga ko ishobora kuza mu rugo batetse inyama ikaza kurya inyama kandi nanjye nzishaka kuko none ako kantu gasekeje. Murakaza neza kuri YouTube channel yanyu, YouTube channel y'Abanyarwanda, iyo Twitter Rico Media. Nindi episode kuri cya kiganiro nkomeje kubategurira muyikunze kunda muri benshi bakita mu buto. Nimvuga mu buto akantu nkunze gasubiramwo mu buto, ntago mvuze ubuto bukaranga ifiriti. Unzanye mu buto? Ubuto nyine mu bwana. Iyo uvuga gutya ho. Yego mu bwana ariko mu buto niko kantu nyine kari kaci ku buryo umuntu wese ahita ati mu buto. Iyi ni episode. So mumeze bite? Hello guys, mumeze mute? Mumeze neza? Twagiye nabazaniye bita inkindi nkuko mumenyere banyita Egide Gerardson aka Mike. So ubu nagiye kubibwira ngo nta magabo ajya bavuga. Turi kumwe nande? Bari kumwe na inkindi nkuko wabivuze. Ni izina riciyemo kabiri. Ubundi izina nyaryo yayandi umuntu ashobora no kujya kwakisha inguzanyo muri banki. Ayo ngayo ni Nyirinkindi Joseph bene inkindi. Yego. Byose ni inkindi. So nkuko rero musanze umenyereye uyu nta nubwo uri musha muri iki kiganiro ariko kuri YouTube channel barakuzi. Yego. Ikiganiro mu buto rero na content tuganira n'umuntu tukamubaza kuhashize munsi y'imyaka 10 kumanuka. Tukamaza tuntu twakaci dusekeje mu iyo myaka ariko we bishobora kuba hari kera ushobora kuba bitaza kwibuka. Oya sha memoire yanjye ndayizera. Okay. Iki twagiye rega mu kiganiro mu buto tayari bana turi kumwe kabisa. Nakaye kazina bagutazira ukiri muto kazina agasirino nyine hari ukuntu bamwana bamubatiza kabebe. Oya shanje mu rujindiri mu bwana bwanjye mbona arakubaganaga ariko nta zina ridasanzwe bigeze banyita. Okay. Iki wigeze wiba isukari? Isukari n'amatasha n'amata byose urabyita. Nase umbwira nk'ikintu ugeze kwiba bakagufata ikijyanye n'iki gikoni uvuga nk'ikintu kijyanye n'ibiryo tu. Oya wikwirirwa umbaza byinshi njye n'iby'isukari baragufata. Isukari ntibamfashe. Wewe mbwira ikintu bigeze kwiba bakagufata n'ubyo inisituru ukuntu byagenze. Ushaka kunkotoza ma? Oya ntabwo ari ugutoza ni just kuganira kuko ni nahahise. Kurikiye harimo abakuru harimo abana. Mbere kera habagaho amata y'ifu. Nido? Umuntu yayagereranya na nido ariko yo yabaga mu dukarito. Ayo bitaga kigozi. Kigozi njyana nyumva nta nigeze mbona. Kigozi yabaga mu gikombe nyine kirekire gifite imihiro. Noneho ayo mu dukarito yo yari amata aryoha. Abe waba kuyanyunguta cyangwa se kuyateka mu cyayi. Ubwo rero mu rugo barayaguraga bakayashyira mu kabati ari mu gakarito. Ubwo kibeta ukagenda ugafata ikiyiko ugashyira mu kanwa. None amata iyo uyariye ari ifu ahita afata mu nkanka ku buryo udashobora mbese amate aba make amazi aba make mu kanwa. Hanyuma rero kugira ngo avemo byabaga ari ikibazo. One day rero naragendaga nkayarya namara kuyarya bagafata sister dukurikirana kuko yarandutaga ndusha imyaka 5 akaba ari ukubitwa
ko ari we wayariye. baje gufata One day rero ndagenda amata sister yagiye ku ishuri, ndari mfite nk'imyaka nk'itanu, nendaga kujya muri gardienne, ndayarya, amaze kuyarya mu gusohoka nkwitana na Mary, meze ngo mu rugo rero banyitaga izina ryanjye risanzwe nyine, abarampamagaye ampamagaye nanirwa kuvuga bite bite noneho agumije kumpatiriza icyabaye, nahise nyamucira mu maso ifu y'amata nyamucira mu maso. Baravuga ngo umuntu arakubitwa, izuzi zasigaye kuri wa mwami wacu, izo nakubiswe. Izo za mbere wakubiswe kabisa. Oya, izo ni nkeya. Narakubiswe ebana. Ariko noneho nkaba nibanira n'abajama muri karitsiye twakinanaga umupira bameze nk'amabandi nyine, babana umwe papa yari umusirikare. Abana bose kuki bagorana? Undi nawe yari umwana wo mu bakire. Nuko ndakubitwa ebana mu gitondo tugiye gukina karere, hari mu twegereje ibizami, hari hegereje ibizamba, nge nari ntaranatangira, ubwo nari nkubeshye. Tujya kwikinira karere, noneho tumvuga story nyine, babonye naje ku maguru hariho inkoni, wabaye iki? Ndababwira ati waba warasaze, amata nta muntu yarya gutyo, turayafata tukayavanga n'isukari. Niyo vanze n'isukari, urumva abana ukuntu babaye abakaritasi ibirara bakirye, yavanze n'isukari, iyo yashyize mu kanwa, ya sukari amatembabuzi yo mu kanwa ahita ayishongesha, noneho ya mata agahita yoroha, ukayarya byoroshye. Muvandi, noneho amata narayariye, bajya baza usanga bikora se byahatari. Abana ni sawa cyane. Noneho amata yageraga mu kanwa, isukari amatembabuzi y'amacandwe yamara kugeraho, bigahita byose biyenga, ukarya amata aryoshye n'isukari. Amata narayariye, noneho wa mushiki wanjye arakubitwa bien, nubwo nari narafashwe, ako nako sinzakibagira. Nateyisikayiza mwese mu icyo gihe cy'iyo myaka mikiri mutoya, wumva uzaba ikintu icyo ukifuza kuzaba no cyangwa kigezeho, wumva nyine uzaba iki? Abantu tugira utuntu twinshi, kumva ubona indege tugiye nzagoyana, nzatwara indege, ubundi nzaba umusirikare, ndasobanura. Ngewe nakuriye mu muryango w'abakristo, nkura numva mfite inzozi zo kuzaba padiri. None by'amahirwe makeya, ariko uyu ni umuhamagaro. Ubundi imihamagaro ni ibiri, hari umuhamagaro wo kwiha Imana n'umuhamagaro wo gushinga urugo. Uwanjye rero nawe ugezeho, ariko nubwo ntabaye padiri barabinyita, kubera ko n'ubundi ndi mu nzira yabyo, yarakomeje nyine. Ntago ibyo nifuzaga sinabigezeho ku gice kimwe, ariko ku kindi gice nese hari ukuntu wenda hari ibintu ujya ukumbura mu buto, n'akahe kantu ujya ukumbura mu buto, bati aka kantu nuko nyine nkuze, ariko byashoboka kano kantu ndagakumbura tu. Umuntu aba yarakuze akora utuntu twinshi. Nakinnye biye, nagendesheje igipine kirimo amase n'amazi. Uze washobora guhamura iki? Oya, igipine cy'imodoka, iyo washyiragamo amase ugashyiramo amazi ugashyiramo ibiti bibiri, cyabashaga kwihuta kuko cyaranyerera. Kiriya rero iyo wabaga ugifite, niyo bashoboraga kugukura hano turi, nta muntu uzi ahantu duherereye, bakagutuma kuri segiteri yo kuri Ngoma. Byaze kuza turi muri Kigali. Yego, Ngoma ubwo murasazuba. Abantu bari mu myaka yacu bahita bumva umugani wa Nyiramaritete. Nyiramaritete niwe bavugaga ngo ukava nk'aho ukajya kuri segiteri yo kuri Ngoma. Washoboraga kujyayo ukagerayo utananiwe, kandi ukazira ku gihe, kubera cya kipine cyagufashaga kwihuta. Hanyuma rero icyo ntago nagikumbura, kuko ikintu wenda njya nkumbura, nshobora gukumbura, ni icyo twitaga kabaragara.
baji so ntiwazikora bo nazikora ariko iz'icyo gihe mu buryohe zitandukanye n'izuba baji y'ifaranga nari mfite agakabutura niganaga ka kaki twakinaga biye wamara gukina biye ukazifata ukazishyira mu mufuka ugahita uzamura akaguru ugahita uzirikaho akagozi kugira ngo zitaza gusakuza mwarimu akagukubita. Noneho hahandi wakuyemo biye ukagenda ukagura baji za 20 nazo ukazishyira mu mufuka, mu mwanya muto y'amavuta akabasohotse we byabaga ari ibintu bidasanzwe. Akandi kantu ntashobora kuzibagirwa ariko ko ni nka skandali nakoze nkiri mu ishuri. Ahubwo aho none nagiye ngire ku ishuri mbwira skandali atuyega dusubira inyuma ho gato. Uribuka umunsi wa mbere ujya ku ishuri nakaye dusangiza ibintu byagutonze experience ko umunsi wa mbere nimba wibuka? Ni kera, biragaragara ko ni kera pe. Kuko ku munsi wa mbere njya muri nasari ntago mbyibuka. Oya reka dufate P1 ariko oya no muri nasari ndabyibuka mu minsi mike ya mbere. Nibuka ko nibye igiceri cya 20 mu rugo. Kaje gihengo cyari gihenze 20 yavagamo orbit enye. Orbit dusubira inyuma mu bihe urumva zari orbit ziryoshye zifunitse mu gapapuro. Habaga harimo tune n'ubundi. Ni igiceri cya 20 mbitewe n'abana twiganaga babandi nakubwiraga twakuranye banyigishije kwiba amata. Ubwo uwa mbere yazanye 20 ku munsi wa mbere hari harimo n'umukobwa. Turazirya. Undazaniye ayandi. Turazirya. None umunsi wari ukurikiye wari uwanjye. Ndagenda nterura igiceri cya 20 kiriya kinyine cyabaga ari umuhondo. Akijyana turazirya. Tumaje kuzirya ngeze imuhira bati ninde watwaye igiceri? None by'ibyago nta handimo guhekenya shikrete. Uwo munsi nawe narakubiswe kuva icyo gihe kugezana n'isaha. Niyo nasanga amafaranga ari hariya ntazi nyirayo, nzi ngo hari abantu bari aho hafi sinshobora kuyakoraho. Waho byakwigishije cyane byampaye twagiye kuri skandali wowe yo kwishuri, yaba wowe n'umunyeshuri, yaba wowe n'umuticha, yaba wowe n'amanota, yaba amanota weshije mu rugo, ibintu birete d'ishuri agaskandali kabayemo kasetsa abantu. Kuko kino kiganiro ni uburyo bwo gushimisha abanyarwanda bari mu bwiwe bafite irungu ngo barisekera. Akambere tubiri twiza tukubita tubangura muri P1 kera imvura yaraguye. Imvura imajije kugwa saa 9 habaga ari recreation twinjiraga mu masaa 7. Nagiye ku ishuri saa 10 n'iminota hafi n'igice nibwo navuye mu rugo nigira ku ishuri, kandi ubwo haburaga iminota 30 ngo dutahe. Njya ku ishuri ngenda ndi mu mazi ndimo kugira umuhanda mu mazi y'imvura ntetse urubaho mu mugongo. Ngeze mu ishuri mwarimu ati uzamura mikoro bit nje ku ishuri nisanga ubu ntago mbizi ati dutahe. Nagiye ku ishuri abandi batashye. Ntago bagukubise? Oya twari dufite nari umwana kandi dufite umwarimu mwiza. Aka kabiri ubwo aho ni mu wa mbere. Mu wa kabiri ko nakuze ndi umuhanga nta mwarimu twigeze tugirana ikibazo cy'amanota. Mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane. Mu wa kane ubwo twari tuvuye mu wa gatatu tugiye gutangira kwiga igifaransa. Twigira kuri figurine ikiringiti bashyiraga hariya bakajya bashyiraho amashusho. Abizi icyo gihe nyine muri za makorine barabizi. Hanyuma rero mu wa kane twahinduriwe abarimu inshuro 3. Icyo gihe nari umuhanga ndi na chef de classe. Hanyuma umunsi umwe ariko byarakize. Abadukurikiye murabona ko kentusi zanjye umukara washizeho kubera nakinnye biye cyane. Umunsi umwe rero ko twamaraga kwiga ku mugoroba
tugakora isuku mu ishuri. Urumva chef de classe niwe wabaga ufite izo nshingano zo gukoresha isuku. Yego. Sasa none ubwo nari naguze bien nshyashya y'icyatsi, buriya mu mabara nkunda n'icyatsi kiba. Naguze akabiye gashyashya k'icyatsi. Yego. Iyo waguraga bien nshyashya rero waravugaga ngo iramena. Sasa none ubwo biba ngombwa ko ku mugoroba njya gukinisha iyo bien nshyashya. Muri kayiti urenze. Oya aho ngaho twamaraga kwiga tukajya gukina. Nyine kuryana amabiye. Ndangije ndababwira uyu munsi ntago muri bukora isuku. Hagiramo rero abana twari duhanganye bashaka nabo kuba abashefu. Barafunga turataha. Tujye nigira kwikinira biye. Icyambabaje nari mfite biye 40. Uwo mugoroba zose baraziriye barazimara. Birangije mu gitondo tugeze mu ishuri mwarimu ati ko batakoze isuku. Undi wa mbere ati shefu yavuze ngo dutahe ajya kwikinira biye. Warakubiswe. Ati shefu ati biye wazizane hano. Asanga nta nimwe nsigara. Nuko abana banshyira hariya barankubita barangije bahita banyambura n'urufunguzo. Ubwo ubushefu mba ndabuhombye kubera biye. So mu buzima kuva waba ni muri iki gihe nakaye kantu ugeze gukora ugaseba nyine imbere y'abantu? Mu bwana wari turi abana naragiye bagwa ntihange bigeze kumwe ngo njye gusenge imbere y'abantu birananira. Oya. Bo mumaje kugera nk'imyaka nka 13 n'ine nagiye kuba umuhereza. Maje kuba umuhereza ababizi abakristo katolike barabizi, habaho buri wa kane gushengerera sakaramento ritagatifu. Noneho rero iyo wahereje misa ya mu gitondo biba ngombwa ko nyine mumara ku misi ihumuza bakaza bakaexpose sakaramento. Hanyuma ibikoresho byose byakoreshejwe mu kabyanura akaba ari ryo ryonyine risigara kuri alitari. Rero twanuye ibikoresho, padiri tumaje gusubira mu isakaristia amaje kuexposa isakaramento. Mu kugaruka kwanura ibikoresho ngendaza rya sakaramento ndongera ndariterura. Ijya kurika. Icyo nicyo kintu mu buzima numvise nsebye. Baje abakristo bahise baza wasaze. Wow. Nabaho njya mbitekereza nka wese koko. Jose bro wabise experience nini kabisa. None se ni nka iki kintu watinya mu buzima ariko utagitinya? Kiri umwana watinya ukavuga ko ubu hari abantu basitinya ibisimba, abantu batinya ijoro, umwijima, abantu batinya ijoro. Sinaritinye cyo kora natinyaga imbwa. Natinyaga imbwa ariko imbwa sinayitinyaga mu bundi buryo. Naranayangaga kubera ko nigeze kugira ndi mu myaka 7 ntago naryaga inyama. Nari narazivuyeho. Ariko wazisuye mbere yayo zo mbere y'iyo myaka naraziryaga. None imbwa twanganye gute? Ubwonko bwawe n'imbwa. Imbwa nayangiraga ko ishobora kuza mu rugo batetse inyama ikaza kurya inyama kandi nanjye nzishaka. Kuko nako kantu akasekeje. Iyo mu rugo babaga batetse inyama naryaga bose basoje, nahitaga njya kwirembo kugira ngo bigende guteza, nkajya kurinda imbwa, nkajya kwirembo nkamoka. Itaza kuturira inyama. Nkamoka. Ubwo bari mu nzu barimo kurya, ngende kwirembo ndimo kumoka ngo yambwa. Twari dufite abaturanyi bafite imbwa yitwa barenga yabo, ngo yabarenga yabitaza mu rugo ikaza guturira inyama. Ako nako ntago njya nkibagira. None se ni ukubitwe inkoni nyinshi bwa mbere wari wakoze iki? Inkoni nyinshi ziba kwise kuri izindi wari wakoze iki? Nari nakoze skandali natwitse imyenda ya papa. Ari umunyamafuti n'ubwo. Oya sha, icyo gihe rwose cyo narakubiswe ku buryo
n'ubu hari cicatrice imwe mfite hano ku itako ibibazo y'icyo y'ikise gihe. byagenze gute Aya, ni story ndende. tubireke ntari Ni story- oya, ntabwo ari story yagira, ariko ni story ndende. nyine byasaba umwanya Ibyatwara Kandi umwanya, tuba dufite ariko iminota narayitwitse mike. ku buryo nta mwenda papa yasigaranye, kandi papa nk'uko mumbona ndi umusirimu, na papa yari umusirimu nyine. Ntabwo ari ukwiyemera, kuko papa yakoraga mu bazungu, yego yari umusirimu. none se tukiraho akandi kabazo k'amasiko tuvuga ikintu watinye, ninde muntu watinye? Hari ukuntu usanga ari umugabo muri karitsiye yatinyitse cyangwa Hari umumama natinyaga, naramubonaga nkahita nirukanka nkajya munsi y'igitanda. kubera iki so mutinya? Ntabwo nzi ikintu namutinyiraga, kuko bimajije gukura twabaye inshuti. Iki kinyuma wowe ukunda kubesha ukiri umuto ukabesha nk'ababyeyi? Nababeshyaga nagiye gukina umupira, ariko nyine iyo nababeshyaga baramfataga, kuko nari mfite mami. Mvuga ngo twajyaga inama, iyo nabaga ndi bukubitwe nabaga mbizi, iyo nabaga ndi bubabarirwe nabaga mbizi, kuko nabanzaga yarambwiraga uyu munsi urakubitwa, ahita nza mami wambabariye ukansabira imbabazi, dadi ntankubite, akavuga ati ngaho genda. Ubwo munsi nkaba nzi ngo ndarurokotse, ariko yavuga ngo urakubitwa nkaba nzi ko ndi bukubitwa. None se uzamusonsa ubushobozi bwo gusubira inyuma ngo ugire icyo uhindura muri iyo myaka, wahindura iki? Mu myaka y'ubuto bwanjye ataka nagahindura kuko bikari sawa, shaka ko biba bikomeye. ati yewe nkamubwiza uko ati ntakubeshe, ati nagenda nkakubita amafaranga papa akazajya tuguriye akanyama ku bonane, ati nakubeshe utunyire nk'utwo ati nakubeshe, ati ari nkoni meri yize nk'umutegeko kosa nakoze sinaye kuba narayikoze. Ikintu nahindura gusuzugura. Hari igihe bambwiraga ibintu rwose nkabifata ko nta gaciro bifite, ariko nyuma nkaza gusanga hari icyo nakagombye kuba nakoze gifite agaciro, atarimo gusuzugura. Rero mva nkubwiza ukuri, merci beaucoup. Uburyo aka kantu kacu kaba ari kagufi ko tugomeje gusetsa abantu, sinzi nimba hari agastori wibagiye wenda ushaka kutubwira tukagusezera. Story se buje naba nibagiwe niyihera, YouTube channel ni yacu ni yawe. Story yindi yako kanyuma tete tugenda batwike. Yo ntigo nandikiye umukobwa mwandikira karetre mwishuri arangije mwarimu mu gitondo. Wanditse birangije ya mwarimu uwo yihaye ku mugoroba twari dutashye. Uwimana sha Uwima warahemutse nuko ndangije ndakandika neza, ni muri wowe kane nyine aho nari chef de classe, ndakandika maje kukandika. Bagukuye ku chef de classe kangaye? Ubwo nari nkiri chef de classe. Ntabwo bagukuyeho none bavuze oya ndangije ndagafata nkashyira mu ikaye ndayimuha, arangije aragatahana. Ikaye nayihaye undi mwana arayimushyira. Mu gitondo natunguwe no kuza mbona twinjiye tuvuye kuri rasamburoma, tugeze muri classe mwarimu barampamagaye, Joseph ngwino hano imbere. Ndagenda nzi ko ari ibintu bisanzwe nyine byo gutwika, kuko iyo yampamagaraga naba nzi ko abanyeshuri bose ngiye kubemeza. Ahita afata urupapuro ati soma ibi bintu. Ndeba mu kirere nk'imifuka y'ishati mbura icyo mvuga. Ibi wabyanditse ubikuye cecekanye, ntuzongere ruce, ntuzongere. Umuntu yari afite inzozi zo kuzaba padiri yandikiye abakobwa cyane rwose. Joseph Beninkindi, ibyo mu wa gatanu byo reka mbihorere, tuzayo naho butaye undi episode. Nasinye abandi mu ikaye ya konkuru wayikira no, ariko uyu mugabo mutumva aho yanyuze, ni umuntu mwiza, ni umupapa humble, umupapa yubaha. Rero nyine just nyine umuntu aba yaranyuze mu bintu byinshi, ariko mu buto tugamije kubasetsa kugira twishima. So Beninkindi, ubwo ibyo muri segonderi ntitwabivuze, tuzagira ikindi gihe. Ariko ibyo muri segonderi sinshaka kuzabivugaho. Iyi gahunda mfite primaire ubundi tukamanuka. Ubwo niyo haburi dukuye twigeze bivugaho. Wowe wigeze bivugaho? Reka tuzakora indi bazakumpe nkubaze. Yego
nta kibazo nakuza uzanyihe nta mubaze kibazo ndabyemeye imbere imva uzambaza abakunzi bacu rwose n'ahantu tuba twaranyuze ariko biba biryoshye niyo mpamvu tubashimira kandi ko mudukurikira mudahari natwe ntitwaba duhari rwose turabakunda mukomeze mudukurikire abatarakora subscribe muyikore amusharinge kugira ngo n'abandi bamenye abo turi bo n'ibyo tuba tubashakaho murakoze cyane thank you God bless you Maesho wa mrezi